Call me Mr. Money Ginger. In the morning, bandi kwita mama jiga. Life is good, mana nacho nagushinja. Nagunda, ahubwo kundi coffee yanjye. Nubwo nsa gutya abasore n'abateye kudeta. Nubwo nameta n'urwara sinzakuburira amata. Yeah. Patina. Yes, Ruganzu, wowe umubano wawe na Debora uhagaze gute? Mumeze mute? Ayamwe iminsi bwo meze neza nago nyena mutekano wangira umukangara tete. Anga Ruganzu. Nkunda cyane Ruganzu. Shaka babandi baza banje imitsi. Mana koreye abaniga benshi. Mana ndagenda nkorera abantu nanjye ubwanye mbona inzara zanye zindutse umutuku. Fanta nabande bose nashaka kuvuga amazina. Nako na Fanta sinagombye kuba nanamuvuze. Kandi Fanta yaragufashije. Nabonye kuko mana umuntu kubyaza amafaranga ariko nanisha naguha. Ubu nanjye kumbwira ngo nze nkwandikira indirimbo. Ejo bundi so ibonye Mico the Best nago yaguze indirimbo yanjye. Abara nibo baboss mbanyeneye babahanzi bakureye amafaranga yabo kera. Sinamaye indirimbo yanjye Mico the Best. Uravuze ngo zazindi zo kwa Fanta zose ni mu buntu. Ni mu buntu. Utangiye kunyinjira. Nimubona nabonye angaye musore wishi cyaka ashaka icyana kandi gifite imanga aragishaka kandi gifunze icwanga kirya amafaranga nikiguhe kwibanga allo wabaza nabandi bari abana bakunda fame bakurya ifranga bakari amagweja bakunda icyangwe nibakunda gasuti ase basima gahenge uramucyura gusura ryuri menge imvumo yawe baranywera amafege buzuye ifuke bitsapiye amashanga ubazimanire bakubiza icyuya bari abana basaba gatuza ugira imana baraguha gatu Turakesha guhura kwawe na Debora mwazanye uyu munsi nako nabasanganye nibagiye kubatera stora abanyarwanda aho yagiye muri Baron bamuha umugabo mubi harangije ava mu kiganiro yejeje ngo yaciye inyuma harwambuye ngo ninjye basumba hose ariko kuko Debora bundi ibintu byo muri Pop de Baron nawe ari ibyanyabyo sha nukuri nakubeshye amakuru cyangwa barakubenze baramubenze iyi piroza baragiturikije baragiturikije Ndabigituriza ntago bagiturikije ishyira mu kotu bwizo namenya ko ciritse nsanze nka Manuel yarashika kigira gutya ko mana ya namenya ko ciritse ntago bambenze ahubwo inshura mbere barakubenze iya kabiri barakwemera cyane uzagenda urebe neza utegereze urabinoza neza cyane arimo kumwitaho byatari muri nabinoza arabinoza neza ukamwita ndabinoza na mustaro binoza abigenza ate mustari se ko akoze ko n'umutagiye kwicira babaze iminsi banyikundira Ruganzu mwana ngiye kuba indirimbo nago ndi bubasuzugure kabisa inyubako yanjye iruzuye nk'umusirimu ngomba kwesiteramo amazi ese ntushobora gusanga indi yawe amatiyo yaratangiye kwangirika tandukana na kampani z'ibicupuri ubundi ugane MK Hardware Limited. MK Hardware Limited ni igisubizo ku bantu bose bashaka ibikoresho bya plomberi. Ahangaha tugufitiye amatiyo ndetse n'ibindi bikoresho byose kuva kuri robine ntoya n'inini. Dukorana na kampani ndetse tugakorana n'abantu bikorera ku giti cyabo. Ibikoresho byacu no original dore ko twigerera ku ruganda tukazana bya bindi nimero ya mbere utandukanye n'abandi baguye ibikoresho ugasanga bimaze ukwezi kumwe gusa bikahita bitangira kwangirika. MK Hardware Limited duhereye hano ku Kinamba ku muhanda ukatujya Kacyiru ndetse n'undi muhanda ukata ujya ku Gisozi ndetse nk'ubwiye ngo ni mu masangano cyangwa mu mahuriro y'imihanda nago naba nkubeshye dore ko hazwi nko kwisaha ucyabutse ureba inyuma gatoya ureba ku muhanda ujya ku Gisozi uhita ubona company nitwa MK Hardware Limited. Nimero yacu ni 078 4357 nanone 23. Mwihariko wacu nuko nuguze byinshi tumutwaza Mr. Kari Hardware Limited igisubizo kwa plomberi bose muri rusange. Yes, ndagushuje kandi nguhaye ikaze wowe ukunda ukanakurikira ibiganiro bya View Nation TV. Nizere kumeze neza, nizere kukomeje kugubwa neza. Nizere kumeze neza mu buryo ubumwe cyangwa ubundi. Niba utameze neza ihangane. Uyu munsi biranga ejo bigakunda. Uyu munsi uburi hasi ejo ukaba uri hejuru
kimwe n'uko uyu munsi nyine ubuzima buba bwanze urwaye utameze neza ariko ejo ukaba uri muzima, uyu munsi ukaba wabuze amafaranga ejo ukabona umugira neza kugira neza amafaranga arabonetse. Icy'ingenzi ni ukwizera, gusenga no gukorera Imana, dore ko ariyo ituma tubaho ubuzima bwacu. Njyewe ndi Zebra Switch, wirishimwe uko wanyita kose, yose nayanjye. Iyi ni Viewnation TV, turi kumwe n'abatumirwa bacu b'uyu munsi, ngira ngo murababona. Yes, sinzi ukuntu ndi bubasobanure, ariko inkweto umwe ni shokoro undi n'umweru urimo utuntu tw'umukara, amapantaro, amakoboyi, udukote, t-shirt k'ingwe. Yes, kuri complete. Yes, ndabakiriye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Urakoze cyane. Turi kumwe n'abandi, ntago njya mvuga abantu, ndabareka bakivuga. Nakongera kwivuga koko kuri Viewnation kari wacu koko. Ariko no Ruga boy. Ariko ugomba kwivuga kugira ngo babone ko kamera yanyu turaziranye, ngiye kamera yanyu bwaye nibwo yanyakiriye mu kiganiro. Nukuri kw'Imana. Oya, kwa kundi twivuga bagahita babona ko rwose. Call me Mr. Money Ginger. In the morning bandi kwita mama jiga. Life is good mana ntacyo nagushinja, nagunkunda ahubwo kundi coffee yanjye. Nubwo nsa gutya abasore n'abateye kudeta, nubwo nameta n'urwara sinzakuburira amata. Yeah patina Aman, the baddest Ruga boy. Yes, murabyumva ko kuri Viewnation TV twamaze kwakira umuririmbyi, umuhanzi, umwartiste, ariko barasukora n'ibindi bigiye bitandukanye. Turacyayikora. Ndacyayikora na. Yes, twakiye n'umwartiste, urumva ko ni impano igiye itangaje kandi n'ibintu bigiye bitandukanye mugomba gukunda. Ruga, njyewe mba numva muri uyu mwaka abanyarwanda bakwiye kugukunda kukabi nakeza, ariko nanone nkasanga nago mfite ya buto bakandaho ngo bihite bikunda. Ya indi yabo se. Ya indi. Oya biri kugenda bikunda gake gake kandi kubishimira Imana ukuntu abanyarwanda bari kugenda banyakira, ngende kubikunda cyane. Yes, ni byiza cyane. Rero ibumoso bwawe turi kumwe n'umwari. Ladies first rekaze. Yes, mumperereze mikoro, mumpereze. Murakoze cyane. Nanjye kuri Viewnation TV ndahasanzwe. Ariko nabibwira nta kibazo, amazina yanjye ni Mutesi Deborah. Deborah. Barakumvishe. Ndabakunda cyane, banje kubasuhuza. Ndabashimira cyane, mumaze iminsi munkurikirana, ari ahantu henshi nyine nkorera hatandukanye. Ndabashimira cyane kuba munkurikirana, murakoze. Yes, tuguhaye rero ikaze Deborah. Deborah nagiye nkubona ahantu hagiye hatandukanye mbere yuko ngaruka kuri Ruganzu. Amakuru y'iminsi kuri Viewnation ko tutari tuguherutse. Nari maze iminsi ndi mu kazi kenshi, nari maze iminsi ndi gushina amafilme hirya no hino, amakomedi, mbega ni byinshi, n'akandi kazi nsanzwe nkora. Murakazi akazi kanjye, murakazi, ntabwo ari ngombwa ngo nkababwire. Arumva ko ni ibintu byiza, showbiz iri kugenda ikwakira neza. Twaderutse gukorana ikiganiro, abantu baragikunda, arambwira atari kuri mukobwa. Nabonye hari uburyo asubizamo, mujye mugenda gake. Yego. So Deborah, uyu munsi tukubonanye na Ruganzu. Mbasanze ahantu avuga nti ngewe rero uburyo mwambaye, uburyo mwambaye, uburyo musa, kwihangana pe. Ngira ngo abanyarwanda barabyumva ko atari Viewnation, atari Benovio waba hostinze. Ariko kugose kwihangana biranze, ndavuga ati umuhungu wanjye Ruganzu n'umukobwa wanjye Deborah, akasarago mbeshye ikibasumba. Yes, Ruganzu, wowe umubano wawe na Deborah uhagaze gute? Mumeze mute? Aya iminsi bwo meze neza, none nago nyene umutekano wanjye umukangara tete. Ubu ngomba nicaye angandi kumwe na manager wanjye. Yego. Singuye se nuko ari inyuma ya kamera. Ubu umukobwa wanjye uri hano Deborah. Bo baragiye batangire bazana induru, babantu nashatse kuvuga amazina. Batangire bavuze induru ngo nagiye ngo ndi mu nshoreke. Iyi se ni inshoreke ikibasumba.
Debora uba uriyumva gute yo cyane reka nkubwize ukuri yego ko ariko bakoze kudeta nizi n'impeta nyiteremo imbere ubaza umugabo ushaka kuntiza impeta ngo ntere ive mu kiganiro abanze bakunde bamenye ukuntu Roga Boy koza mwana mw'iyi minsi nanjye meze neza koza umeze neza aya mw'iyi minsi nanjye ikirere cyabaye umweru kabisa inyenyeri iri kugenda icana mo gake imurika fresh wana mw'iyi minsi ndi kubyuka nkabona agashyushyu kameze fresh akavuguto ku ruhande akagata kariti nkahitamo ibyo nshaka ngiye gusa nikundira capati ibyo nyine ababwiye niko yes nuko nari nkibaza Debora ati abari kwiyumva gute ngiye ukuntu mba niyumva nyine ariko ushyiremo n'imbaraga ubone ko byibuze cyangwa Ruganzu ndamukunda cyane Ruganzu ndamwemera byatari ego ko wa mbere kurusha abanyarwanda bose ndamufana cyane urumva murakunda ku Ruganzu jeva vuto bwire kunda byanjye byose akunda ibyanjye byose akunda agafana yes nese twakomeje dukomeze kwa Debora ego twakomeje ibikorwa byawe bimeze gute muri iyi minsi na Ruganzu biri kugenda n'uyu munsi twari tubafite shooting ariko waje mu mudayimoni ndabona amasaha ageze abantu bataramamagara aba director banyu n'abashinzwe gutunganya ari amashusho yose nyine n'abagenzura ibikorwa byanjye bamwe na bamwe ubungubu byabaye ibibazo nyuma ya kudeta ngiye gushutinga indi ball Ruganzu nta guhagarara banyarwandakazi nibyo mpora mbabwira nti Ruganzu mu mukunde niba utanamukunda imwirengagiza umushyigikira urengagiza kutamukunda ariko umushyigikira uyo wankunda wanyanga no ariko umushyigikira fresh ego muri Rwanda ukunda utamukunda ndahari tuyivuge cyangwa mfite banga noneho umusore wishe icyaka ashaka icyana kandi gifite imanga aragishaka kandi gifunze icwanga kirya amafaranga nikiguhe kwibanga alo wabaza nabandi bariya bana bakunda femu bakurya ifaranga bakari amagweja bakunda icyangwe nibakunda gasuti ase basima gahenge uramucyura gusura ryuri menge imvumo yawe baranyweramo amafege buzuye ifuke bitsapiye amashanga ubazima nireba kubiza icyuya bariya bana basaba gatuza ugira imana baraguha gatu turacisha cyakoze reka nkubwire Ruga sibyo tujye tuvuga nimba wemera umuntu anemere kabisa sibyo mu by'ukuri rwose sinzi ikintu kibura ngo tukubone nawe kuri spotlight nk'abandi harabura iki ikintu kiri kubura n'aba boss banjye mana aba boss banjye barimo barasinzira ntago barimo barasinzira aba boss banjye ngo bamenye amafaranga kandi ahagije mwana iyi showbiz ikeneye nyine guteza umuntu imbere ariko nabo babona imani yego ntago naba judging abo mu industry nyarwanda yego ariko nabonye bari kugusupporting barimo baransupportinga benshi na benshi kugira abantu bavuga radio station bose ntago navuga nabi man gusa nyenyeneye aba boss banjye kugira ngo bapurike umwuga rekana n'abakeburi sawa muri za Katari hose narebe sinshatse kukuvuga kanguka mwana uhereza ibicera abahungu ba supporting banzamure ariko nibyo nimba ibiceri bihari kubera iki batabikoresha birahari ahubwo mw'iyi minsi afite ikibazo ngo yatobokeje ipine ry'imodoka yiwe ibaze burya twara hamange nega moto uzira moto rumparitse angarwe ibirage mu Rwanda mu Rwanda batuzane moto za moteri ni umunota ubwa ayanjye yese agenda sinanze magana ngahe ubwo iyi project turayibona ryari Ruga iyi ngiyi urayibona iyi kudeta igiye kumara ukwezi n'iminsi ndatandiriza iyi ngiyi kabisa urumva ko kabisa uri gukora kandi gukora kandi nanjye kandi narafokasinze ndago nyishaka babandi baza banje imitsi mana nakoreye abaniga benshi mana ndagenda nkorera abantu nanjye ubwanye mbona inzara zanye zindutse umutuku uzamaziki Ruganzu baramuzi muri showbiz akoranye nabande bose naba Fanta nabande bose nashaka kuvuga amazina nako na Fanta sinagombye kuba nanamuvuze kandi Fanta yaragufashije yaramfashije yego ntago nawe sport yarayitanze kabisa support yarayitanze binagaragara kabisa gusa ntago nyishaka kongera kuvunikira abandi bantu
ariko ntuzange gutanga support nawe ngo nuko oya support wavunitse. igomba kuzaho nanjye narabonye kuko mpano umuntu kubyaza amafaranga ariko nta n'ijana naguha Eh. ubu nanjye kumbwira ngo nze nkwandikira indirimbo ejo bundi se wabibonye Mico the Best ntabwo yaguze indirimbo yanjye abara nibo ba boss mba nyeneye b'abahanzi bakoreye amafaranga yabo kera sinamuhaye indirimbo yanjye Mico the Best uravuze ngo za zindi zo kwa Fanta zose ni mu buntu. Ni mu buntu. utangiye kunyinjira ni mu buntu se nabonye angahe wenda sibyo ko yanyiritse abanyarwanda wallahi shout out ku muniga wanjye nyine wanyeretse abanyarwanda abaturage bawe bakeya barambonye mu ngo wanjye ariko nyine just ubu ngubu nk'umuntu ruga boy ntabyo mukizavamo namenye ko nta kizavamo ariko eh burangiye we ari umuntu wangishije mana aranyigisha byatari mana ambwiza ukuri arambwira ati ruga boy nukomeza nk'ubwo bugoryi urimo ukumva nta hantu wagera abanyarwanda barakuzi ufite impano umaje gukora indirimbo zigera muri zingahe zose ukomfirima abanyarwanda ariko ikintu kibura uzagendure arambwira ati ujyagenda urebe noneho kugira ngo ubyemere mukora indirimbo ukabona komye n'umuntu ukajya muri comment ugasanga ari kuvuga nyiricana kubera iki ubwenge master plan nanjye ngomba kwikorera ku byanjye nyine mwana nanjye ngomba gukora bibe bike ariko uwo muntu yakugira inama nziza Ruganzu cyane kandi urabona ko biri kugenda bitanga n'umusaruro Imana ikomeze igushyigikire guhura kwawe na Deborah mwazanye uyu munsi nako nabasanganye uyu bagiye kubatera star abanyarwanda aho yagiye muri Baron bamuha umugabo mubi harangije ava mu kiganiro yesheje ngo yaciye inyuma harwambuye ngo ninjye basumba hose ariko kuko Deborah bundi ibintu byo muri pop de Baron nawe ari ibyanyabyo sha nukuri nakubeshye ngewe naragiye nkurayo umugabo ariko uwo mugabo urebye mana yanjye ibintu yankoreye n'ibibaho n'abanyanze bazaga umva ngo twavuganye inshuro ebyiri abarankatiye ubu rero Ruganzu niwe uri kubikurikirana ariko ariko arabinoza neza arimo kumwitaho byatari muri nabinoza arabinoza neza ukamwita ndabinoza nta mustaro binoza abigenza ate mustari se ko akoze ko n'umutagiye kucira nanjye nibyo navugaga nanjye nibyo navugaga Ruga ngo uri kubikurikirana neza aya Ruga boy wemeze neza ndi gutuma nanze nanjye cyakoze n'icyo cyamba nkubwira nyine nanze muri iyi minsi nanjye hari abakobwa benshi barimo barambangamira bangenzeho mwana cyakoze n'imindi nimero turayiha najye ajya yitaba manager wanjye ajya yitaba uzajya yitaba kabisa sasa nashaka kubaza uyu mukobwa ku bintu bijyanye na pop de Baron njya mbona ako se nje baneye amakuru cyangwa barakubenze baramubenze iyi piroza baragiturikije baragiturikije ndavuga ntabwo bagiturikije ishyiraho mikoro tubwiza namenya ko ciritse nsanze nka Manuel yarashikaye kigira gutya ko mana ya namenya ko ciritse ntabwo bambenze ahubwo inshuro mbere barakubenze iya kabiri barakwemera cyane uzagenda urebe neza utegereze yego ko baguye amahirwe ya nyuma oya ntabwo ari aya nyuma ahubwo njyewe ntabwo nigeze nkundamo umuntu nyine tu yego nuko nasi ko bivugwa ko n'ubundi baba babishyuye kugira ngo bira mu byagitinge baratwishyura nyine bivuze ko nta rukundo raba ruriryo nta n'urukundo mama ugiye gushaka nyine hari igihe bari siyasi abanga y'akazi k'abandi mutangiye kubinjira nese njye niba nese baba babishyuye koko baba babishyuye baratwishyura twebwe uri kubyumva aha ngaho wanjye wombwira baba bana bishyuye ntubimbwire baratwishyura ni ukuvuga ngo za pop Baron ni filime none se kamu ni sikamu yigendera nta muri Hollywood urebye ntabwo nari nabimetiriza neza ngo menye ibyo ari byo ariko umunsi wa mbere muri pop de Baron wari umeze ute ni ibisanzwe nyine ni ibisanzwe ni ibisanzwe yabonye ngo umuhitinzi bita Kiramani urusha Ruganzu Kiramani ni umukinnyi wa filime n'umukinnyi wa komedi ariko ibyo birazwi ni ibisanzwe ndi umuririmbyi uyu ni umuhanzi nanjye ndi umuvixen nawe si umuvixen ego ko cyane ejo bundi ahubwo dutemuse akubuvixen hano muri kamera ntizubwo urumva vixen ntabwo mwateri mwiza cyakoze abanyarwanda njye abantu banjye bamaze iminsi banyikundira Ruganzu mwana ngiye kubaho indirimbo ntabwo ndi bubasuzugure kabisa ngiye kubaho indirimbo nziza kabisa kandi noneho mfite nyinshi noneho ngiye ndi kuzikompera nkavuga ati nsori yihe muri sama nsori yihe na gutya
ariko hariyo mbafite iyindi yo nakoze ejo bundi yayindi nayise Illuminati nzayisohora mu kwa 12. ubu ngubu hari gushya mwongeye kwita mbakubitamo ka aro kameze neza muri sama abantu bajye ku mucanga dore za nkuba zabo batangiye kuzinyohereza batangiye kundokera ubu ngubu ntitwaza kwisanga Ruganzu nawe yagiye muri systeme y'ababesto. hanjye ntago ndi besto bro ntago ndi besto Ntabwo twabikora. banyitaga kaje sugar cane man bad man ngezego najya mu babesto njyewe nta mwanya w'ubesto Adutaye indi mirongo kuri View Nation undi kari cyo bagukundiye. nese ubu mbatemiye ko mfite myinshi kuko mwana We dutoranyirije. kambaha kandi kantu kamwe konyine ariko hari ikibazo se nanjye ko ndi kugana ku ariko musozo. kuvuga ko giye kubahereza nzagasora ndashaka kuzakagurisha Ubwo umukiriya naba arimo hano kagakunda azaza akagure. abantu baba bafite depression nk'iyo bintu ngiye kuririmba bo bambabarire nimba ngiye kubibutsa amateka yayo baciyemo byo nibareba ugasanga duhuje ibibazo. Ariko ikibazo Hello cyarakemutse. baby unkundira icyo ubona n'akantu nyumva basi umvira inshuti usanga ingagari ese kuki unkunda cyane kandi bavuga ko ntacyo nakumarira famiye yawe iravuga ikavunika gusibe nambaza gasore wasariye ntacyo kakumariye nuko kwangaza nako kisariye kari kwangara indirimbo ntari nzikiza amafemu nayo kuri cyane iri kurebwa na famiye ngo kubikora bisaba gutagenge kandi mu by'ukuri ni mfitiye akamaro kandi ndabikeka ko nzagira fame nkakatira gutumure semu nzatwika amamiliyoni kubwawe nka Pablo Escobar mu gashyamba aho nibwo nzakwataka. ino ngoma irakubira byatari. Ngo nawe dutemurira nk'umwagiteri. Amwagiteri zazikorera. None se ko waririmbye akangano kuvigiseninga ngo turebe. Wa mugani. Nese urumva. Turashaka nakandi kagoma tubatamo mu kanya nanjye ndatambatamo. Nyine ugomba kuduta. Uko imeze. Akaza urumva uri munwe. Wowe uradutama inshyushye indirimbo ze kabisa yishyura. Urumva urimo neza udutema akaririmbo yagitinge turebe iyo mpano. Agiye gwabwira akamaro ko nta muziki mwana mwe mukoresha ubwo. Nimo kajya musuzugura Queen Elizabeth. Queen nde? Queen Elizabeth. Akasharuga. Ngaho ukuze ibyana binkunda mwuyu mujyi wa Kigali iyo bibonye nicaye nka gutya niteretse bita bivuga ati Ruganzu reka dushyiraho full stop. Abakobwa yabanje. Abafana banje. Wasanga uri kwisibira amayira Ruga. Aya ntago nakwisibira amayira ngiye nkunda abantu bose muri rusange uri umuhanzi nta limit ugira. Ngiye ngira ibyana 600 nayo nimba ubizi ngiyewe Ruga boy. Ngiye kuva nka Daramati wavuze ati buriya wa mwanya mba nago. Ngiye ngira ibyana 600. Ngo nimba wankunze cyane nyine nawe tubyumviraho. Ngeze ngiye urumva uzabyihanganira. Ego ko sindi dastas ibyo ni ibintu bisanzwe. Ruga boy we cyo koza swega bafite bwo nawe amane mwibyana nyancawe kutavuga ati none bari kuntu banyita bakanya ati karaga sweet hati kuryo kagenda kambre buryo bwabakambe we ndebere kubibara kubibona iyi minsi najya kubesha umukobwa ngewe ntabwo ngewe nkunda n'umukobwa umwe ngewe ngira inkumi 600. Ego uzampeho nzagweho bangaye. Oya bro twemera mu Rwanda cyo koza abahungu mani turakennye. Abanega turakennye ahubwo wowe udafite nk'ibyana nka senyisa ngo bikwishyirire n'akavumo. Ako kantu niko ako kantu vuze ni sawa wakino. Debora byarakaze. Debora ntugarukeho. Utanga ngaye. Ntugaruke. We hari umusore wakwishyurira akavumo. Oya nje nago nayimwishyurira. Kubera iki? Ubwo ubona ate ababikora? Tuvanga uvuye guhereza randiro dangaye. Kare. Okay bivuge nta kibazo. Reka mbwise ukuri. Cyakoze ibintu vuze nibyo ntago umuhungu yagira umukobwa umwe yakunda ufite abakobwa nka 500. Oya nkubwire impamvu se. Uretse ko mugiye kubiva mu kandi. Oya ntabwo tugiye kubivamo ahubwo turimo turabasobanurira nyine tu. Yego. Urumva ntago wagira inshuti mwarega ngo bikunde.
rero muri iki gihe noneho usigaye ugira Ufite inshuti zingahe? ukayita sheri hani ishushu ibintu nk'ibyo rero ntabwo wabigira ibya dani. jya umenya ko Ruga Boy na mani jya ubabarira kabisa jya umenya ko wicanye na Ruga Boy jya umenya ko mu buzima bwawe ugomba gufata nk'igisaza kigagari nanjye ukajya ubwira ati reka niwe tuba tugomba kuyasangira reka byaragwije Debora ubibona utanyine kuba umukobwa yaba tuvuge Nuko yaba musigaye akundana na mupangirasi. Ruganzu ariko Ego. akagira n'umusaza ku ruhande umuha amafaranga bya bindi bavuga ngo agira umwambika akagira n'umukuramo bifata ute Ruganzu se wabyemera ibyo bintu njyewe sinjye ntacyo bintwaye nari Eh. njyewe mbona ko njyewe duhora kuri swag sinzabura amata sinzabura ako kaneke kanjye ka mu gitondo reka njye bura umushere dukundana njye aba agomba kubyuka nkorera ka masike none se ntabwo ubona agahumpa mfite shako mwana mu buzima bwanjye ni danje Debo wowe nyine ubibona ute kuba umukobwa yaba hari uburyo abona umuhaye amafaranga akagira n'undi ayaha shambo mbona nabirenze nabirenze hari inshuti nyinshi mfite Ego ko. nakubwiye ati bakunda icyangwe ntabwo bakunda agasuti fo bagomba kwishakira nk'ubu gifite swaga cyushye kameze neza kari ku cyangwe akana kakiri gatoya gafite amaraso ashyushye kunyita akana se oya Debora ntago ari kunsubiza ikibazo ariko namubajije namubajije ati mbaza. ubifata ute kuba umukobwa nyine nyine ibyo bintu ndabizi bibaho tu bibaho rwose umukobwa ashobora kwita ku muhungu akamwitaho oya cyo nabonye mu mujyi wa Kigali umukobwa wagukunze nta kintu atagukorera ahubwo wagukunze waguhaye urukundo rwiwe tu kaguha umutima we nta kintu atagukorera bro njye nagukunze rwose nta kintu nagukorera habe umva buri kimwe cyose nta kigukorera ukunda umutipe ugendeye kuki njyewe nyine nkunda umuntu nkunda nyine njyewe ubundi ari n'igihe arega umuntu akunda umuntu ariko uwo muntu atari yamwishyiramo neza ngo yumve amukunze ariko hari igihe nyine kigera nawe ukamukunda nyine bitewe n'icyo ugendeye kuki abakobwa bakunda abahanzi nanjye nakubeshye uzi ukuntu Debora yikundira abahanzi reka urambeshyeye niyo mpamvu agukunda oya avuze abahanzi ntabwo avuze umuhanzi iyo uvuga ko nkunda umuhanzi ukareka kuvuga abahanzi nyine mbagira ngo wisobanure none se ndisobanuye ubwo nawe ngiye kubwira ati ngiye nkukunda rwose nabigukorera ubu wakwemera ukajya Dubai gushakayo ibiceri ukazanira Ruganzu mukunda njyewe nabikora hasi nyine n'ubu ngubu urabikora nyine icyo bivuze muri ino minsi nyine urabona ntabwo reka tugane ku musozo w'ikiganiro tugira ibintu twisabira abanyarwanda urangiye n'icyo mba numva gifite agaciro kuruta ibindi Ruganzu nk'umuhanzi bagende bambabare bakomeze ba streaming indirimbo yanjye nubwo benshi banze kunyina banze kumpromotinga mu banyarwandakazi banyarwanda rubyiruko mugende murebe indirimbo ya Ruganzu bita kudeta mukomeze mu streaming cyane tubatera agashaza bazadukina batabishaka yes tujya kuri Debora icyo yisabira abanyarwanda nanjye mbone kugira icyo mbisabira nkamwe natumiye ubundi dusoza ikintu ushimi njye ntabwo mbasaba ahubwo urabategeka ndabashimira ku bintu maje nyine ku bantu maje kumenyana nabo nyine maje kumenyana n'abantu benshi nsigaye nyine amafilme ndi umuvikiseni ibintu byinshi cyane mbega nyine ndi kubona hari ikintu kiri guhinduka n'ibiganiro ndabikora mujye mugerayo murebe ibyo ari byo baguhe n'akazi nyine muri ibyo ngibyo ukora wajya ubivuga baguha akazi muri ibyo ngibyo ukora nimba uri umuvikiseni baguhamagare nimba ukora ibiganiro umuntu afite YouTube channel aguhamagara agubwo ibyo biceri umutima sibyo ariko njye mwabimpereye mu buntu mbashimire yewe mpamvu mba ngomba kubashimira nuko nzi ko abandi baba babuze abandi impamvu ni uko uri inshuti yacu wowe uri inshuti yacu nicyo mbashimira ntabwo ari ukubatisha agaciro ni ukubashimira mwana ni iby'agaciro kugira abantu ngo bayigire iki ngo bayikapinga nkambivugira ahangaha video nta kintu igira iki niyo nawe umusitari kaje na iyi televiziyo nzakomeza nyikorereho
niyo mpamvu nanjye mvuze ni reka mbashimira buriya abanyarwanda ntago bashaka guhereza abantu indabyo zabo bakiriho, ariko ruga yaba wowe yaba Debra muri mu bantu nshimira bitewe nuko ntago nyine mujya mugora televiziyo ya View Nation mu buzima busanzwe, usibye no kuvuga ngo ni muri ibi by'ibiganiro no hanze y'ubuzima bwayo muhamuhari uri kumva, ugasanga Debra arambaza ukomeze arabaza mugenzi wanjye uko ameze. Erega n'abantu bashaka no kumva ukuntu Ruganza baganira bashaka story, ahangaha niho baba bagomba kungukira nyine bakabona bagaprofitiramo ni iby'agaciro gakomeye. Kandi nanjye niyo mpamvu mba mvuga nti Imana idutiza amaboko, dukomeze twaguke, sibyo? Abanyarwanda kabisa bakomeze badushyigikire. So mwakoze rero gukunda no gukurikira ibiganiro byacu. Wowe watangiye ikiganiro kuva gitangiye kugera gisoje, nizere ko wibutse gukanda subscribe aho hasi kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Uyu munsi rero twari turi kumwe na Ruganzu, nuko baba ngira ngo murabizi afite indirimbo hanze yitwa Kudeta, yanabaririmbiyeho yabasugongejeho, ushobora kugenda ukamufasha urayikina uyihereza inshuti zawe, aho bishoboka ko wayigeza wahageza, niyo wayiha umuntu umwe biba bibaye akamumenya kubera wowe, n'iby'agaciro gakomeye cyane. Turi kumwe kandi ndayishyiraho aho hasi uyirebe ube wayikandaho ugereho umushyigikire, kandi n'iby'agaciro gakomeye cyane. Turi kumwe na Debra mu Vixen mu video acting, agakina filime, agakora ibiganiro byo kuri YouTube, content yose bashaka ko mukorana murayikora kandi ikagenda neza cyane. Mu muhakazi rero nawe akomeze kubasha kubaho hano i Kigali kuko twakoze. Nanjye mbashimire ko mwemeye ko mu mwanya hari ibyo mwari murimo mwigomye umwanya wanyu, n'iby'agaciro gakomeye cyane. Nago nagenda nabashimiye, mwakoze cyane. Ciao. Inyubako yanjye iruzuye, nk'umusirimu ngomba kwesiteramo amazi. Ese ntushobora gusanga indi yawe amatiyo yaratangiye kwangirika? Tandukana na kampani z'ibicupuri ubundi ugane MK Hardware Limited. MK Hardware Limited ni igisubizo ku bantu bose bashaka ibikoresho bya plomberi. Ahangaha tugufitiye amatiyo ndetse n'ibindi bikoresho byose kuva kuri robine ntoya n'inini. Dukorana na kampani ndetse tugakorana n'abantu bikorera ku giti cyabo. Ibikoresho byacu no original, dore ko twigerera ku ruganda tukazana bya bindi nimero ya mbere, utandukanye na babandi baguye ibikoresho ugasanga bimaze ukwezi kumwe gusa bikahita bitangira kwangirika. MK Hardware Limited duhereye hano ku Kinamba, ku muhanda ukatujya Kacyiru, ndetse n'undi muhanda ukata ujya ku Gisozi, ndetse nk'ubwiye ngo ni mu masangano cyangwa mu mahuriro y'imihanda ntago naba nkubeshye, dore ko hazwi nko ku isaha ukebutse ureba inyuma gatoya, ureba ku muhanda ujya ku Gisozi uhita ubona company nitwa MK Hardware Limited. Nimero yacu ni 078 4357 karindwi nanone 23. Mwihariko wacu nuko nuguze byinshi tumutwaza. Mr. Kari Hardware Limited, igisubizo ku baplomberi bose muri rusange. Come on,